Muraho neza, nitwa Vincent. Abagenzi bati baratwibye. Hari bagiye gutabara, hari n'abandi bagiye bari kugenzwa no kwiba. Aba ni abagenzi bari mu modoka yahirimye hariya mu karere ka Rulindo ku Kirenge. Abaturage bari mu bitaro batoye akuka. Bavuze bati hari abaturage baje gutabara, abandi baje gutwiba. Batwibye amatelefoni yacu badukuramo n'imyenda. Ati nk'ubu nge nta shati mfite kandi ishati nari nyambaye abantu bayinkuyemo ndeba. Nubwo banabaye ariko baranyibye. Amafaranga yanjye barayatwaye. Imyenda bayinkuramo ndetse na telefoni yanjye barayijyana. Abo ni abaturage rero cyangwa se abagenzi bari mu modoka hariya aho imodoka yahirimye. Barimo baratabaza rero inzego zishinzwe umutekano zibafasha wenda babona amatelefoni yabo, kuko amatelefoni yabo abitse amabanga menshi. Ikiri kwibazwa rero, sinzi ukuntu abashinzwe umutekano barajya gushaka aba baturage batabaye bose ngo babashe babashyire hamwe, babashe kumenya ababa baribye aba bagenzi bari mu modoka. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa kari agace k'Ishorongi gakunze kubamo ibisambo. Kari agace k'Ishorongi mu myaka ishize imodoka zabaga zivuye Musanze, izabaga zivuye mu karere ka Burera zitwaye ibirayi. Imodoka zabaga ziri kumanuka hari ahantu bakebaga imifuka abajura cyangwa se ibisambo. Ibirayi bikagenda binyanyagira mu muhanda, noneho ibisambo bikagenda bitoragura inyuma ibirayi. Aya ni amateka ya hariya, n'ubundi ni ibisanzwe ko haba ibisambo hari ahantu. Ahubwo abaturage bibwe, sinzi uko bari buze gutabarwa ibyo bibwe bikaboneka. Iki ni ikibazo kiri kwibazwa rero n'abaturage cyangwa se abantu bari kubibona ku mbuga nkoranyambaga, aho bari abagenzi bari mu modoka bahirimye hari ahantu, abandi bakaza baje gutabara. Ubwo n'abaturage baturiye muri ako gace harimo ibisambo rero byari bizanywe no kwiba. Byibye amatelefoni y'abantu, byiba amafaranga, byiba ndetse n'ibikoresho byari muri iyo modoka birigendera. Abandi bari gutabara, abandi nabo batagenzwa na kamwe barimo kwiba. Umugenzi umwe urwariye hariya CHK urimo koroherwa, ariko yavuze uburyo bamukuyemo imyenda yari kureba, bakamukuramo telefoni ari kureba, ndetse n'amafaranga ari kureba, n'igikapu yari ahetse kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bya interinete. Byose barabijyana ari kureba. Mu kanya gato niho haje abagera neza baramutabara. Ngo burya iriya modoka abantu bayigezeho ba mbere ni ibisambo bije kwisahurira gusa. Byayoye buri kimwe cyose cyagiye gitakara cy'agaciro, birangije biragenda. Nyuma nibwo haje abaturage baje gutabara, ariko ibyo byose byari byarangiye. Ibisambo byo byamaze kugenda. Munyumvire mwa bantu mwe, barusahurira mu nduru. Abantu bari gutaka. Ibisambo byo biri kuba birindagura bibashakamo imari, amafaranga, telefoni. Bamwe ngo babakuyemo imyenda. Mwumve mwa bantu mwe ibisambo buryo bya hariya bikaze. Umuntu ari kuvirirana amaraso, ariko igisambo cyo kiri kumucakaza, kiri gukuramo amatelefoni, kigakuramo amafaranga ndetse n'imyenda bakayibakuramo. Umva ukuntu ibintu byakaze, ukuntu abantu babaye nk'inyamaswa. Abagenzi rero bamaze gutora akabaraga, bavuze uburyo bibwe kandi ibintu byabo bikaba ari iby'agaciro kenshi. Baravuga bati mudufashije mukadushakira abantu batwibye mwaba mukoze. Ati ibintu byacu barabyibye byose, kandi byibye n'abasambo baje hariya ngo baje kudutabara, kandi bataje gutabara ahubwo bari kugenzwa no kwiba, badutwara ibintu byacu. Abaturage rero bagiye gutabara atari ibisambo byagiye bigiye kwiba. Nabo bibajije impamvu uburyo bari kuzamura abantu babajyana ku muhanda kugira ngo ambulansi zibajyane mu bitaro, ariko akaba nta matelefoni bafite. Ibyo ni ibintu bibajije. Baravuga bati ariko mbere yuko tugera hano umenya haje ibisambo, nta telefoni, nta gikapu, nta mafaranga, bamwe nta myenda bambaye kandi nta myenda turi kubona mu nzira aho bagiye bamanuka. Gute nta myenda bambaye?
ibi bintu koko bibaho? Gute nta amatelefoni bafite? Ko nta muntu upfa kugenda mu modoka nta telefone afite? Ati ibi bintu bibaho koko? Ko umugenzi agenda mu modoka nta telefone afite? Abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bose nta n'umwe ufite telefoni? Ibyo nabyo babyibajijeho, baravuga bati nubwo twageze hano ariko habanje kuza ibisambo. Gusa ibisambo byo byari byamaze kugenda n'ubundi batabibona. Abagenzi barokotse iramanuka bati turashimira abaturage baje kudutabara, turashimira abaturage bagize umutima wo kudutabara. Ariko turanenga abatwibye ibikoresho byacu, amatelefoni ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye harimo n'amafaranga. Abo turabanenze. Ariko abaturage baje kudutabara bari bafite umutima ukunze wo gutabara kandi w'ubwuzu, bakaba baratuvanye muri kiriya gishanga bakatuzamura bakatugeza ku muhanda nta mafaranga tubahaye, ari igikorwa cy'urukundo. Imana ibaha umugisha, barakoze. Iperereza rero ryatangiye gukorwa. Umuntu wese wageze hari ahantu habereye impanuka arimo gushakishwa ndetse atange n'amakuru y'abantu yaba yarabonye babashe kugera hariya kugira ngo ibikoresho by'aba bagenzi bibashe kugaruzwa. Abaturage rero barimo barashakisha ababa barabyibye. Murabizi ko abaturage nabo ari abambere mu gushaka amakuru cyangwa se mu gukurwaho amakuru. Twizere ko wenda ibikoresho by'aba bagenzi bagihumeka biri buze kugaruka. Ariko mwa bantu mwe, ibi ni ibintu bibabaje. Ndebye uburyo iramanuka ari iteye ubwoba. Abaturage rero bari barimo batabara. Warareba ukavuga ati aba bantu bafite koko igikorwa cy'urukundo. Gusa si bose bari bafite igikorwa cy'urukundo. Ibisambo byo byari byamaze gukuramo akabyo karenge byigendeye. Icyo byari bishaka ko hari ukwiba bikabona amafaranga ndetse n'amatelefoni. Ariko abaturage b'umutima bo baje gutabara. Nubwo baje byarangiye ibyibwe byibwe. Ayo namwe mu makuru rero ari kugenda acicikana nyuma y'ihirima ry'imodoka ryabereye hariya mu karere ka Rulindo. Impanuka yari ikomeye cyane. Abaturage bamwe baje gutabara, abandi baje kwiba. Abamaze koroherwa rero barimo baravuga uburyo bibwe n'ibi bisambo, ngo bije gutabara kandi bije kwiba. Abandi baje gutabara, ibisambo bije kwiba. Ibyabereye muri ramanuka rero ni byinshi cyane, nitwabivuga ngo tuzabirangize. Gusa ibi bisambo twizere ko biraza gufatwa, ibikoresho by'abagenzi byibwe hariya muri ramanuka bikagaruzwa. Njye mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzajye dukora bize bikugeraho mu ba mbere. Ugira ibihe byiza, ndabashimiye.